Ndabasuhuje abakunda channel ya Monizi TV, bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyitwa Ukuri wahishwe. Hano ku Monizi TV tuganira ku ijambo ry'Imana ndetse no ku ngingo zigiye zitandukanye. Maze iminsi ndakora ibiganiro kenshi kubera akazi katanyoroheye, akazi kenshi, ariko uko umwami wacu azajya duha uburyo tuganira ku ijambo ry'Imana. Munyemerere uyu munsi usenga Imana twinjire mu kiganiro nabateguriye. Ndagushimiye Uwiteka Mana nziza, gushimira urukundo rwawe rwinshi, gushimira imbabazi zatuma tudashiraho, gushimira ko waturinze iminsi yashize kandi ukomeje kuturinda. Umwanya tuyigana ku ijambo ryawe, turasenze ukomeze kubana natwe kandi dushyigikire, udufashe imbaraga z'umwuka zibane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi bacu rero, nk'uko bimenyereye, iyi channel yitwa Monizi TV, tuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashimira abakoze subscribe kuri iyi channel, nshishikariza n'abari kugira ngo mukande subscribe kugira ngo mudacikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho by'ijambo ry'Imana birimo impuguro nyinshi. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo ry'Imana no mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere ibice byabo 5:3, aho tureba ko itorero ry'Imana cyangwa se umugeni wa Yesu adakwiriye gutungurwa n'umunsi w'umwami wacu. Nubwo abantu benshi bagiye gutungurwa barangaye, nubwo Satani akomeje gushyira aho ibirangaza abantu, ariko twebwe ntabwo tuzatungurwa, ntabwo dukwiriye gutungurwa. Nimunyemerere rero turebe ikintu Satani arimo gukora muri minsi kijyanye no kurangaza abantu. Mu minsi ishize mu Rwanda habaye ibintu byinshi birangaza abantu. Hamaze igihe hari impfu nyinshi, impfu zitunguranye, abantu baricwa, barakatwa amajosi, abantu barimo bariyahura, kandi ku kigero kitabayeho, kitegeze kubaho, kubera yuko hari umwuka w'urupfu urimo kuzerera mu gihugu cy'u Rwanda, kandi urupfu rutunguranye. Umuntu kumva ngo yiyahuye ngo kubera amandazi, ngo umuntu ngo yiyahuye ngo kubera ngo igikoma, ngo umugore yishe umugabo kubera ngo ifu y'igikoma. Ibintu biraho bidasobanutse, ibi bintu birakorwa n'abadayimoni. Nabiye ko minsi yashize muri uyu mwaka turimo mu kwezi kwa gatanu habaye inama ikomeye y'abadayimoni, kandi iyo nama iba nyuma y'imyaka 100. Iyo nama ikaba ifata ingamba cyangwa se yishyiraho agenda, porogaramu abadayimoni bazagenderaho mu gihe cy'imyaka 100. Rero ibi bihe bya nyuma Satani yamaze gusuka imbaraga zose, nk'uko nabibabwiye mu kiganiro nabakoreye, cyabwira ko mu rugamba rwa nyuma Satani yahagurukiye kuhereza imbaraga zose yari asiganye kugira ngo abashe kurwana urugamba rwa nyuma. Nta kindi arwanira nuko arimbuza abantu benshi, kandi abantu benshi bapfa izo mfu akenshi baba batunguwe, baba barimbutse, kubera yuko ni ibintu bidasobanutse. Ariyo mpamvu tuburira abakristo kugira ngo murusheho kuba maso, kuko ibi bihe ni ibihe bigoye, ni ibihe bibi cyane. Hari ibintu biri kurangaza abantu rero byinshi, biri kurangaza abantu byinshi Satani agiye asuka yohereza mu isi kugira ngo abantu babihugireho. Muribuka umugore wanyuze kuri social media ejo bundi avuga ngo ukuntu ngo ari umudayimoni, ngo ari umuzimu, ngo yavuye ikuzimu, ngo yatambye ibitambo by'umuryango we. Biriya byose ni ukurangaza abantu. Nyamara iki gihe ni igihe gikomeye cyane, aho Kristo agiye kuza gutwara itorero rye, kandi abantu bakaba bahugiye mu bintu bidasobanutse. Ariyo mpamvu tuburira umugeni wa Yesu, tuburira abakristo kugira ngo barusheho kuba maso, bo kurangazwa n'ibyo birangaza abantu. Hari ikindi kintu gikomeye cyane, ku itariki ya 23 ejo nari ngiye kuri iki kiganiro, ariko mbura umwanya kubera akazi kenshi. Ariko hari inkuru yasirikiriye, hari inkuru yazengurutse mu binyamakuru bitandukanye, kuri social media, kuri YouTube, bivuga ko ngo ejo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9, hari kuwa kabiri, ngo aribwo hari kuba cyo bita rapture no kuzamuka kw'itorero. Hari ababyizera batyo ko itorero rizazamuka mu buryo bw'ibanga, cyo bita rapture, ariko ni nako bimeze, kuko impanda y'Uwiteka nivuge gutwara umugeni, nta wundi muntu uzayumva uretse umugeni wenyine, uretse umukristo cyangwa se itorero ryonyine. Hanyuma ubwo Kristo azabagarutse rero aje gusuka ibyago 7 ku isi, ibyahishe 15 ndetse n'ibice 16, havugwa uburyo ibyago 7 cyangwa se by'umujinya w'Imana, inzabyandwi z'umujinya w'Imana zizasukwa mu isi. Icyo gihe nibwo Kristo azavuza noneho impanda y'urugamba. Icyo gihe nibwo azavuza impanda y'urugamba, kandi abantu bose bazayumva. Bibiliya ikavuga ngo amaso yose azamureba, mwitegereze, ngo ndetse n'abamucumise bazamubona. Ni ukuvuga ngo rero abantu bitiranye impanda yo kuzamura itorero n'impanda yo kuza gusuka ibyago 7 mu isi y'umujinya w'Imana.
ntabwo ariko bimeze. Itorero rya Kristo tuzagenda mu ibanga, aribyo bita mu cyongereza ngo ni rapture. Rero Satani ni umucanzi w'amakarita. Satani ni umuhanga mu gucanga amakarita, abazi ikarita iri bubanze, abazi iri bukurikireho, kugira ngo akomeze kurangaza abantu. Nibwo yatangaje iki kinyoma, abakozi ba Satani bavuga ko ngo itorero ryari rigomba kuzamuka ngo ejo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9. Abadasoma ibyanditswe byera, abatazi icyo ijambo ry'Imana rivuga, babyizera batyo bakagira ngo koko nibyo, ariko ni ukurangaza abantu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko uwo munsi nta muntu uwuzi n'umwe, nta muntu umwe uwuzi, ndetse na Yesu ubwe yivugiye ko atazi uwo munsi, ngo uretse Data wenyine gusa. Ariyo mpamvu abantu bakwiye gusoma ibyanditswe byera, bagasoma ijambo ry'Imana, bakamenya n'iki Bibiliya ivuga. Niyo mpamvu rero mbabwiye ngo mube maso mwitegure, kuko ntawe uzi umunsi n'igihe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, ntawe uzi isaha, na Yesu ubwe ntago azi uwo munsi. Hanyuma byo gutangaza amatariki rero ni ibintu byo kurangaza itorero, ni ibintu byo kurangaza umugeni wa Yesu. Mwibuke mu mwaka wa 2000 habaye ikintu kimeze gutyo. Abantu bavuga ngo mu mwaka wa 2000 Yesu azaza, ndetse ngo zabaye imperuka ngo isi izashira. Abantu bajya ku misozi, abanyamadini bati muze turare mu nsengero, twitegure twezwe tugiye kujya mu ijuru. Abandi bagurisha ibintu byabo ngo bagiye ngo kwitegura kuzamuka ku itorero. Ibyo ni ibinyoma byo kujijisha no kurangaza abantu. Ariyo mpamvu tudakwiye kuyiha amatwi no kubiha agaciro. Umwuka wera uri muri twebwe azatumenyesha igihe cya nyacyo, twezwe twitegure. Ijambo ry'Imana nabyo tuza gusoma nicyo ritubwira. Iryo jambo riri mu gitabo cy'Abatesaloniki ba mbere, ibice byaho 5, guhera ku murongo waho wa 3, havuga yuko twebwe tutari abana b'umwijima ngo dutungurwe n'uwo munsi, ahubwo turi abana b'umucyo, tudakwiriye gutungurwa n'uwo munsi nk'uko abantu benshi bagiye gutungurwa. Niko ijambo ritubwira. Iryo jambo munyemerere turirebe, turisome mu gitabo cy'Abatesaloniki ba mbere, ibice byaho ni ibice 5, umurongo wa 3. Reka tuhasome twumve ko havuga ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi watungure nk'umujura. Imana ishimwe. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntimuri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Imana ishimwe. Ijambo ritubwiye ko twe turi abana b'amanywa, turi abana b'umucyo, ntidukwiriye gutungurwa n'uwo munsi nk'uko benshi bagiye gutungurwa bari mu birori, barangariye mu buhanuzi bupfuye, bari mu bizira bitandukanye, bari mu bibanezeza, ngo nibwo bazatungurwa ngo kandi ngo ntabwo bazabasha kubikirana hato. Reka mvuge ku kantu ko kuri murongo wa 3 dusomye. Uyu murongo uravuze ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho. Hazimaze igihe hari intambara mu isi, kandi intambara zigiye zitandukanye zagiye zitezwa na Satani kugira ngo arimbuze abantu benshi, yica abantu benshi, ndetse isi ayihindure amatongo. Nta wundi mugamba Satani afite ni ugusiga isi ari itongo. Azi neza ko nta cyaramira, azi neza ko azarimbuka, ariyo mpamvu ashaka gusiga isi ari itongo. Muri ako kanya rero yahise ateza akajagari k'intambara mu isi. Reka mvuge ku ntambara imaze igihe kirekire ihanganishije Palestina na Israeli. Iyi ntambara ni intambara ikomeye mu buhanuzi. Ni intambara ikomeye mu buhanuzi kubera yuko igihugu cya Israeli Satani arakizamuye yishyira imbere kugira ngo kizabe nka wa mwana wabajeyi udakorwaho, gifata isi kisiribange. Muzi uburyo cyakoze mu gace k'Uburasirazuba bwo hagati, muzi intambara cyashoje kuri Gaza, gusenya umujyi wa Gaza, ndetse amahanga yose aravuga ati nyamuneka nimutabare, harimo kuba jenoside muri Gaza. Ariko ibihugu byose biraceceka, umuryango w'abibumbye uraceceka. Hanyuma ejo ikintu cyabaye ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9, nibwo hari habaye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, iterana rimwe mu mwaka kandi igaterana mu kwezi kwa 9. Muri nama y'umuryango w'abibumbye hari hateganyijwe ko ibihugu bimwe na bimwe bigomba kwemeza ko Gaza na ko Palestina iba igihugu cyigenga, hanyuma bigashyira iherezo ku ntambara imaze igihe hari ahantu. Kubera iki?
kuva mu 1945 intambara ya kabiri isi yarangira, ntabwo Palestina yigeze imenywa nk'igihugu, ifatwa nk'igihugu cyigenga cyo bita independent country, mu gihe ibihugu byose byagiye bibona ubwigenge, ariko Palestina umuryango w'abibumbye wayangiye kuba igihugu cyigenga ubishaka, kugira ngo gikomeze kuba ikibazo hagati ya Isiraheli, kugira ngo Isiraheli ikomeze gushotora iki gihugu cya Palestina, kugira ngo izi ntambara zihahore, hanyuma nizihahora bikomeze gusunikira umugambi wa Satani. Harimo ibintu byinshi, by'umwihariko guteguza umugambi wo kuza kwa Antikristo. Kandi mbibutse ko Antikristo nazo azimikirwa muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu gihugu cya Isiraheli, ni icyo kizakira uyu mwami uzategeka isi yose, kandi azaba ari umuntu Ibyahishuwe 13 umurongo wa 16-18 havuga ko uwo mubare ari umubare w'umuntu, ari wo 636. Uwo rero azaba ari umuntu wa nyawe, umwami, umutegetsi uzategeka isi yose yicaye ku ngoma, ariko yicaye ku ngoma mu cyimbo cya Kristo. Ikizaranga uyu Antikristo cyangwa se uyu munyabugome nk'uko biri mwita, nuko azaba yicaye mu cyimbo cya Kristo, kandi ngo akazaba azanya amahoro. Aya mahoro azazana ni amahoro y'agahe gatoya kazamara igihe cy'imyaka 3 n'igice nk'uko babwiye. Aya mahoro azazana azayashingira mu guhagarika intambara ziri mu isi, by'umwihariko ahereye ku ntambara ihuza Israel na Palestina, nk'uko bimaze igihe kirekire bishotorana bishondana. Akaba ariyo mpamvu tugiye guhuza ubuhanuzi n'igikorwa cyabaye ejo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka turimo. Nabyo ko uyu mwaka tukiwutangira ari umwaka udasanzwe, uzaberamo ibintu bikomeye cyane, ndetse harimo no gusohora ku buhanuzi bwinshi buzagenda busohora. Babwire ko rero nyuma y'uko igihugu cya Arabia Saudite cyemeje ko cyo kibona cyangwa se gishaka kwemeza ko Palestina igomba kuba igihugu cyigenga, hanyuma igihugu cyigenga kikaba cyagengwa n'amategeko mpuzamahanga agenga ibindi bihugu byigenga, mu cyo bita legitimate. Nta gihugu cyemerewe gutera ikindi ngo kigaragaza hagati, mu gihe hariho imbibi zashyizweho ziranga icyo gihugu cyigenga. Ayo ni amategeko mpuzamahanga. Uyu munsi rero Palestina amategeko mpuzamahanga ntabwo ayireba, kuko imeze nk'aho iri mu kirere. Israel ihora yigaragaza hagati. Niyo mpamvu kuvuga ngo igihugu cyarenze imbibi zacyo kijya gutera ikindi, nta ngingo yarengera Palestina kugeza uyu munsi. Hanyuma rero ubwo ibihugu biri kwemeza ko Palestina iba igihugu cyigenga, nibwo ejo igihugu cy'Ubufaransa cyemeje ko Palestina yaba igihugu cyigenga, ndetse hagashyirwaho iherezo kuri iyi ntambara imaze imyaka myinshi yanganishije Israel na Palestina. Ibi bivuze iki ku Bufaransa? Ubufaransa ni igihugu kiri mu bihugu 5 bikomeye ku isi bifata imyanzuro, ibyo bita akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Umuryango w'abibumbye ufite icyo bita organs, cyangwa se ni nka organe cyangwa se ibindi byiciro bifasha umuryango w'abibumbye mu kuyobora isi. Rero muri zo organs harimo akantu bituma akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Ni ibihugu 5 ku isi bifata umwanzuro bikomeye cyane, harimo Ubufaransa nyine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'Ubutaliyani. Ni ibihugu 5 bikomeye cyane bifata imyanzuro y'isi. Kuba Ubufaransa bwemeza ko Palestina yaba igihugu cyigenga, kandi Ubufaransa buri mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, bifite ikintu kinini bivuze, kuko intambara bashaka kuyishyiraho iherezo. Kandi intambara, mbibutse ko mu ntambara nyinshi ziri mu isi Satani agiye atanga role z'abakozi be, yagiye ashyira mu isi abahaye amarole, abaha cyangwa se icyo bagomba gukora. Mbibutse ko Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, ariwe ushinzwe gufinansa intambara zose ziri kubera mu isi. Niwe ufinansa intambara muri Ukraine, niwe uri gufinansa amakimbirane yavutse muri Mozambique, niwe ufinansa amakimbirane yavutse mu gihugu cyitwa Centrafrica, niwe uri gufinansa intambara iri hagati ya Israel na Palestina. Kuba rero agiye gushyiraho iherezo ry'izi ntambara, bivuze ko aya mahoro y'agahe gato isi yiteze bagiye batubeshya agiye kurangwa nuko Israel ihagarika gutera Palestina, hagashyirwaho imipaka y'igihugu cya Palestina kikaba igihugu cyigenga. Hanyuma guhera icyo gihe hakaba kagahe k'amahoro makeya, na kuko amahoro y'igihe gitoya tubonye mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere ibice byaho
5 ku murongo wa 3, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura. Bivuze ngo mbibutse ko Antikristo azima mu isi igihe gito cyane. Periode yose muri ya Antikristo muri gitabo cya Daniyeli avuga yuko bizamara, iyi nyamaswa izamara ibyumweru 7. Ibyumweru 7 umuhanuzi rero bivuga imyaka 7 irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kigizwe n'amezi 42 ari mu gitabo cy'ibyahishuwe. Amezi 42 bihwanye n'imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice rero izaba ari agahe k'amahoro k'igihe gitoya, ubwo isi izaba ituje itekanye, nta ntambara, nta mahoro, hari amahoro mu isi, nta bibazo bihari. Hanyuma abantu bakibwira yuko Kristo yaje kandi yakuyeho intambara. Ikintu cya mbere kizaranga uyu mwami witwa Antikristo ni uguvanaho intambara no gushyira amahoro mu isi, ariko y'ikinyoma yagahe gato, kuko atazarenga imyaka 3 n'igice gusa. Nyuma kizakurikiraho n'iki ya myaka 3 n'igice nishira, hazakurikiraho rero yuko Kristo azaza kwima ingoma, hanyuma amanuke aje kurimbura isi, aze guteza ibyago cyangwa se gusuka inzabyandwi z'umujinya w'Imana, Imana yabitse mu gihe kirekire cyane, ubwo uzahera ku myaka 3 n'igice. Hanyuma iyo periode ya kabiri, ibyago 7 by'imperuka bizasukwa mu isi, nibwo Yesu azavuza impanda aze ari kumwe n'abacunguwe, hanyuma bahagarare ku musozi wa Siyoni, hanyuma isi ayihane, ayisukaho ibyago 7 by'imperuka. Rero ibi dukwiye kubimenya nk'abakristo, nk'abantu bari mu itorero rya Kristo, dukwiye kubimenya kugira ngo turusheho kwitegura no kuba maso, kugira ngo tutazatungurwa nk'uko ijambo ryatubwiye. Nta gitangaza kirimo rero kuba Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, yatangaza ko Palestine igihugu kigenga. Bivuze ngo niwe ufinansa intambara zose zibera mu isi, cyangwa utera inkunga intambara ziri kubera mu isi. Ijambo rye rirakomeye kubera yuko ibindi bihugu byose bizategekwa guhita byemeza yuko Palestine igihugu kigenga. Nimara kubyemeza, intambara zihagarare, binafungure amayira kugira ngo Antikristo azime mu isi. Mbibutsa ko ibi byose bigomba kuzabaho, cyangwa se Antikristo azidekarira ku mugaragaro akima mu isi nk'umwami utegeka isi yose, za leta zose zikamuha ubutware, zigashyira hasi ibitabo, akaba ari we utegeka isi. Nabibutsaga ko ibyo bintu bizaba itorero ryaramaze kuzamuka. Niyo mpamvu mbingingira gushaka umwuka wera, kuko uyu mwuka niwe uzatumenyesha iby'ibihe bizaza. Uyu mwuka niwe uzaduterura akatuzamura mu ijuru. Abantu badafite umwuka wera sinibaza ukuntu bazagera mu ijuru, kuko uyu mwuka wera uzaduterura atugeze ku Mana, atugeze kuri Yesu. Ikindi, Yesu navuze impanda bwa mbere ntabwo azakandagira ku isi. Oya, azategeka marayika avuze iyo mpanda, hanyuma ahamagare buri muntu, roho yose, ubugingo bwose bwamaze kumwakira, umwuka wera buterure habujyana bushyikirize Kristo. Niyo mpamvu dukeneye kwakira umwuka wera mbere y'ibindi byose. Ndetse no mu bihe turimo bigoye gutya, umuntu afite umwuka wera bizamugora kubiresistamo no kubyihanganira kubibamo. Rero turi mu gihe cy'ubuyobe, turi mu gihe cy'amayoberane, turi mu gihe cy'umwijima, turi mu icuraburindi. Abantu benshi ntabwo bazi aho ibihe bigeze, abantu benshi bazi ko bagifite igihe mu isi, abantu benshi bazi ko isi irimo kugenda iryoha inatera imbere. Ariko nashaka kubaburira mbabwira yuko umugeni wa Yesu ari hafi gutaha, ndetse na mbere yuko impanda ivuga, turi kubona ibindi bimenyetso. Abageni bari gutaha mu buryo butandukanye binyuze mu buryo Imana yateguye, haba impfu zitandukanye n'ibindi. Ariko mwitegure, umugeni ari hafi gutaha. Nimunyemerere twongere irindi jambo, hanyuma dusoze iki kiganiro. Sinshaka ko kiba kirekire cyane. Tugiye kureba ijambo riri mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana, ibice 13 umurongo waho. Reka dusome guhera ku murongo wa 7. Iyo nyamaswa ngo yavuye mu nyanja, ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Umurongo wa 8 uravuga ngo abari mu isi yose bose, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Dushaka kubamenyesha yuko iyi nyamaswa ivuga ubutegetsi bwa politike buzaba buhagarariwe na Antikristo.
abantu bose bazabukurikira kubera ko buzakora ibitangaza by'ibinyoma, buzatanga amafaranga ku bantu benshi, abantu bahabwa amafaranga y'ubuntu, abantu isi biryohe, ibintu byose bihinduke biryohe, bihinduke byiza, habeho iterambere rikomeye, ikoranabuhanga ryihuse, utudege tuguruka, interinete yihuta, amafaranga y'ubuntu mu gihe gito cyane kugira ngo afatishe imitima yabo, kuko azabazi neza ko mu gihe gito agiye kubarimbuza. Satani ategeye abantu kunda, abantu bose rero bazayiramya. Kuyiramya nta kundi ni ukurikira ubwo butegetsi, ni ukuvuga bati ninde uhanye, kuko ubundi ni ubutegetsi bwiza gutya bwari bwaragiye hehe. Nko ku murongo wenda ubanza, hari imirongo ibanza mva nk'umurongo wa 5 w'icyo gitabo cya 13 cy'ibyahishuriwe Yohana, ukuntu havuga ngo ihabwa akanwa ko kuvuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kumara amezi no kurama ngo imara amezi 42. Urumva ikintu ijambo ry'Imana ritubwiye ni uko iyi nyamaswa ariwe Antikristo izarama igihe gito cyane, ngo izahabwa kurama ngo imara amezi 42. Yifashe amezi 42 ukagabanya n'amezi 12, kuko umwaka ugira amezi 12 bitwa n'imyaka 3 n'igice, ariyo yo mu buhanuzi ivuga ko azamara imyaka 3 n'igice. Mu gitabo cya Daniel ho bavuga ngo ni ibyumweru 7, harimo ibyiciro nyine 2, aribyo bivuga imyaka 7 igizwe imyaka 3 n'igice 3 n'igice. Rero mbabwire ko Satani azarimbuza abantu benshi, arabashikishije utuntu duto. Ubugingo bwacu burahenze, ubugingo nta kindi kintu cyabucungura, ubugingo nta kintu watanga ubasha kubugereranya nacyo. Abantu baragusha ubugingo bwabo mu kigero kitigeze kibaho. Abantu bagutamba bagenzi babo. Impfu nyinshi muri kumva mu gihugu cy'u Rwanda ni ibitambo biri kugenda bitangwa n'abantu. Abantu bari gutamba bagenzi babo, bari gutamba abana babo n'abagore babo kugira ngo babashe kubona ubutunzi bw'igihe gitoya. Umuntu azapfa akabusiga ariko akarimbuka. Aba ntabwo bitaye ku bugingo, ntabwo bitaye ku iherezo ryabo, kandi dukwiye kwita ku iherezo ryacu kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero ni munyemerere nsenge Imana. Ikiganiro cyo kwa kirekire cyane, ndimo nkubwira ngo muri ibi bihe bigoye, muri bihe bya nyuma, nturangazwe n'ibirangaza Satani arimo aragenda ashyira mu isi kugira ngo abantu bayobe, hanyuma azabashe kurimbukana nabo. Ni munyemerere nsenge Imana. Ndabashimiye ngo mudukurikiraho muri hose. Ndinginga abatarakora subscribe, mukore subscribe, mu sharing ibi biganiro kugira ngo murusheho kuba maso no kwitegura. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana nziza, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye ko turinze, kandi tugushimiye ko dushoboje kuri iki kiganiro. Turasenze ngo umuntu uzuri bucyumve abashe kuba maso. Dusenge umuntu wese wumva ikiganiro kugira ngo arusheho gufata ingamba zo kwezwa no gutunganywa, kugira ngo atazanimbuka, kandi utubikishize umucyo wawe, umwuka wera abane natwe. Twizeye mu izina rya Yesu turakoze. Amen.